ese gatabazi turatuye ariko ntabwo ndaryiwe ntabwo dusangira kumbwira kuri minisitari kayivye ni sawa ni byiza ariko jewe ndagwe inzoga yanjye ndago rya ibijumba byanjye n'ibishyimbo n'iryambere nijya gutarama nta muntu ngira icyo mpfa nawe muri iki gihugu hari n'umuminisita wigeze kuvuga ngo ntibapfuge ese shahura buza barapfuga bajyana he kaboreba ariko itegeko burya aricyo gituma aho bigeza ubwo burya byababwira ngo itegeko rirusha amabuye amategeko arusha amabuye kuremera ubu rero ntiwageze hari n'uwabajije mu bushize atari ko ubushinjacyaha bamusabiye imyaka mbere menya bari bamusabiye imyaka 20 bakamucana na miliyoni 200 abana bakavuga bati ni menshi izo miliyoni 200 ni naho kugeza kuri uyu munota abana nkamwe mwese n'abandi benshi jewe wize amategeko legal communication nize ibijyanye n'uyitumanaho ariko mu by'amategeko communication legal bita legal communication communication juridique ariko ugasanga ntabwo abantu benshi babyumva kugucira imyaka kusabira imyaka 20 bakagucira imyaka 4 abagushinja burya yego nubwo wenda bashaka kuba bakabije cyangwa bashaka kubita gafuni nyine ngo ugendere rimwe ariko uriye nawe bakaguca imyaka 4 ubwo haba hari ukuntu baduhoye cyane haba harimo ukuntu kubijuririra harimo principe ebyiri ubutabona sinzi n'igituma bavoka be batabimubwiraga ibyaha bimwe wiyemereye nibyo koko Bwana Bamporiki Edouard ubu yamaze kugezwa mu igororero rya Nyarugenge mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'urukiko rukuru rwategetse ko agomba gufungwa imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha yarezwe kumucira imyaka 5 rero abagaba nicyo gihano nicyo kijyanye n'urubanza n'itegeko ya rigarite twavugaga abandi batireka buriya nabyo bagabanyeje amafaranga abantu nabo n'abantu nyine burya iyo baguye igihano ntabwo ari amafaranga baranakubwira ngo bamuciriye imyaka iyi n'iyi nihaza urumva ko ni nka supreme abantu rero bareba amafaranga n'abakene burya abantu b'abakene baracyari muri ibyo by'amafaranga njye kuri njye bavuga ucyo wamuhanisha cyose none barageza ngo na miliyoni 200 cyangwa miliyoni 100 cyangwa miliyoni 30 kuko bamuri muri 60 kugera kuri 30 ngibyo si byitaho cyane kuko burya kera no mu mategeko n'ubu bibaho habaho n'ibyo bitaga le franc symbolique. Right, JALAS Official TV twabasuhuje tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muri abo bimeze neza mukomeze kumererwa neza abo bitameze neza namwe mwihangane ngira ngo niko ubuzima bumera n'umweru n'umukara ngira ngo rero ngiye basuhuza ndi JALAS ndi kumwe na mugenzi wanjye Gakwaya tugiye kubana muri kino kiganiro ariko twakiriye mwarimu twakiriye profeseri ni umupapa ugira ibitekerezo byiza nkunda kumukurikira by'umwihariko mu biganiro ajyatanga uyu munsi rero twagiriwe ubuntu natwe atwemerera kutuganiriza muri abajya bavuga ngo utaganiriye na se namite se kuyasiza bure aho urongoreye nawe ibintu byose ububizi so rero reka twe gutinda mu magambo dutebya ahubwo tumuha ikaze Professeur Malonga muzehe tubahaye ikaze mwiriwe urakoze njya nkunda gusutsa abana baza hano ko nabo baransetsa ikinsetsa cya mbere rero ni ukuntu bavuga birumvikana n'umuco n'ururimi bitandukanye abanyarwanda bagira imico n'ururimi ariko n'ukuntu babikoresha rimwe na rimwe hari ubwo binsetsa cya mbere cyo ngaho uti tumuhaye ikaze nibyo koko ariko nikaze mu kiganiro kuko waje iwanjye n'igihe wari kuguha ikaze wowe uri iwanjye urambe ikaze gute ariko nijye nyiri ubwatsi shaho nijye nyiri ariko rero ndabyumva icyo ushaka kuvuga nuko gusa wenda abagukurikiye n'abadukurikiye
ni nko kuvuga uti ndakwakiriye mu kiganiro cyanjye ariko nabyo si byo kubera ko ni icyawe guteze ko ahubwo ari igihe uje kubaza ubwo cyakora ikiganiro cyo burya kiba ari cy'abantu babiri n'abadukurikiyemo kiba benshi ubwo rero ari kuwakira abantu bose ushatse wakongera ukabakira bose kugira ngo nabo baze nibyo nabo n'abadukurikiye nabo reka tubahe ikaze kabisa reka tubahe ikaze ni nabo uba ushaka ko bagiramo uruhare runini kuko ngira ngo ibyo tuvuga abaswahili bavuga neza cyane ngo akili ni kama nywele kila mtu umuntu wese agira ubwenge ni nk'imisatsi umuntu wese agira iyo ndiye kwa basore b'iki gihe mugira iyo mukata mukayishyira ahandi hantu kagira isigara hano so ni bisanzwe ariko naho nk'iyanjye ubu ureba nga mvino uruyenzi no kugira ngo nanjye mbere nk'abasore ariko iyo ushyizeho akagofero bisa nk'ibyakaguta bigasa neza cyangwa se abandi usibye ko nta n'icyo bitwaye na kirimo urongera rero uyu mwana ukamusetsa uti utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yahoze avuga hari n'abagira ngo abasaza burya ngo ni abanyabwenge ngo mugomba kuganira n'abasaza nabyo si byo cyane buri gihe kuko n'ubugoryi burasaza burya none se wakurura ikigoryi wasaza ngo niho ubwenge buza ntibazakube ubwenge se ni icyubahiro gusa cyo oya nuko mujye mutinya gusaza ariko burya no mu basaza habamo ibigoryi byinshi gusa urabubaha umuco wo kubwira ngo utavuga ngo urasuzugura ariko burya niba wakuze uri umuswa ntabwo iyo ushaje uba umunyabwenge none ni naho uri nabo hatagira unduka ariko se we yanduka ayoye ubwenge mperutse kujya hariya hakurya hari ahantu bita mu Gahoromani ngenda ngiye gusura hari umugabo musaza twabanye cyane w'inshuti ngenda ngiye kumusura ngo musengerere tuhageze basanga undi mugabo nawe nyine ukunda amagambo cyane byo kwa amagambo yo burya yojyana n'umusaza kubona umusaza uvuga make wagira ngo avuge yose arangire kuko igihe abashigaje kiba ari gitoya akavuga ati igihe nsigaje cyo kuvuga ntabwo menya uko yarabonye byinshi byose birimo nibyo nakubwira ngo uwo mugabo barambwira ati uyu mugabo ni inararibonye yari nk'umusaza cyakora kuko undi uturebye mu myaka ko yarambwiye ngo afite imyaka 72 namubonaga akabona ari utaho gatoya ariko barambwira bati umugabo ni inararibonye ese nabaza muzehe ndabanza ndamugurira kuko nabonaga ngize kumurusha mu mafaranga numvaga mu mufuka mfitemo amafaranga yaho kasuruduwire yagashobora izi primus zateye za Noresi ariko wamugurite ka Heineken niba yarafite akanoti ka 5 baguha uducupa 2 ugahita witahira ntacyo rero ugize iyo uzi ubwenge mwifatira nka Noresi ya 500 ujya gukubita 5 utagiye kudanabirana iyo wakize rero wewe ntabwo ibyo bigutera ubwoba wifatira utu twa Heineken uwo mugabo rero ndamubwira rero ko wowe uri inararibonye hatuye n'umuntu w'inararibonye cyane uyu wanyu ni hehe asati ni hariya hakurya ngo hitwa hakurya yo mu Gahoromani ni wabahe ufite imyaka ingahe asati 72 warize se muzehe ati nize amashuri 3 abanza ati ndaro umukore wawe ni wahati nawe ni wahari hakurya agere kuri ya misozi ubwo ni hafi aho ufite abana ati cyane ndabuzupure none se ndamureba nubwo suri inararibonye hari ukuntu bwiza abantu kuri ntabwo ndeba ngo umusaza oya cyangwa umutegetsi byose utegekaze ntabwo ibyo ngunda kubyemera none nabwira rero ibyo ntabwo rero bamuzaza ntabwo uri inararibonye abantu baraseka ngo twari turaho twataramye batari ko professor urishongora ntabwo ari kwishongora no kuvugisha ukuri uyu mugabo yakuriya
yavukiye akurira yiga arongorera nta handi yigeze n'unafite imyaka 70 ubwo se n'inararibonye ubwo se ahuriye he n'umwana n'umuntu kanjye wavukiye iyo ngiyo mbonyantango kijyana muri Kongo nta data unteruye kivana muri Kongo kijyana i Burundi kivana i Burundi kijyana muri Tanzania nkiyigisha nta data mvuga cyangwa mama ngo nagaburire ahubwo nahagera nkaba nzi ko nimvuga irigara ndi survive kagera i Burundi nkavuga ni abagarutse nkiga ikirundi neza ku buryo utamenya ko ndi umungivuze wakumirwa ikirundi ndamwishwarazira umve kukabaka ko ni washaka uraza undi munsi tuyage n'ukuri ikirinda kiziraho acha kimwe cyo kunzika ari abantu banje umengo nibavyemera mugabo je ngubu nabiteguye nganuze we aya n'ukuri mvuge kirundi yaje ahubwo urabona abanyarwanda nabone baragenze yaje amara urumva nkava ngaho nge ngatari jana muri Tanzania naho nukumva atari igiswahili kamba swahili gene urumva ngubu bash nikizungumza lugha ya Kiswahili bila kwa Kiswahili bana sio kwamba nababaisha mimi si mbabaishaji bana mimi sijawahi kumbabaisha bana hata siku moja uriza bana mimi mzee ambaye na heshima zake umuntu ngo rero wagenze gutyo ukagenda ukagera usanga umwana w'umutambyi wo munyantango yigisha n'abazungu yigisha muri za kaminuza shaho z'abazungu nkabigisha kigisha kugisha muri Norway muri Amerika abazungu kandi muri kaminuza ntabwo norokesha nigeze kubwira gutanga ba forms zo kuzuza abana b'abakobwa babo muri Oslo arambwira ngo bakore evaluation arambwira ngo ndumwari mwiza ariko ndumwirabura ahantu hose ugenda kuba ndumwirabura ariko bagembe ariko akabona ngo ndumwirabura umuntu ngo rero uwo niwe w'inararibonye uwo ntabwo wamugeranya n'uwo musaza ngo nuko afite imyaka ariko abasaza b'inararibonye koko mfite umusaza witwa Pastor Mpyisi ngira ngo mwajyagamo hano ibiganiro iyo ngewe nicaranye na Pastor Mpyisi mbera nk'inzige nka ya ndirimbo aravuga ngo arakaririmbo njya ngo abo bagabo bari barebare cyane wabagerega imbere ukamera nk'inzige nanjye hari umuntu ugera imbere ya Mpyisi kuvuga ni Pastor ahangaha yewe baye nk'inzige ariko nimukajya mugera imbere ngo mubere nk'inzige ubwo natwe twagiye kuvuga ko natwe turi inzige nicyo gituma bivuze ngo mutangira ngo muti Professor niba nawe ugera ahantu mugatangira kuzanamo ibyo abanyarwanda rubanda rugira yabo oya ni ukwiganirira gusa nibyo hanyuma Professor wenda wamugana uti ni ukwiganirira tuba tuganira twavuze tuti uyu munsi turakugenderera tuganire byinshi bigiye bitandukanye ariko tuba twibanda kubiba bivugwa biba bihari nabonye mu bihe bitandukanye ku biganiro wagiye ukora wagiye ubazwa kuri Honorable BAMPORIKI Edouard ugatanga comments zimwe na zimwe ku munsi w'ejo tugiye kubona tuti urukiko nyuma y'uko ajuriye ahubwo rumukubise 5 maze kumukubita 5 ibyitwa ihazabu biramanuka ba miliyoni 30 haciyemo amasaha make cyane rwose leta twumva ari nojwe ngiye kukumvisha kabanza ukaryumva kuko ni ijwi ry'umuyobozi reka ne kumukotinga ndifite turi kintu ryumve twumvise iri jwi abantu benshi baryumvise wenda nawe wabyumvise cyangwa urabisoma ngira ngo uyu muntu abantu baramuzi nibyo koko Bwana BAMPORIKI Edouard ubu yamaze kugezwa mu igororero rya Nyarugenge mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'urukiko rukuru rwategetse ko agomba gufungwa imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha yarezwe ngasubizemo wumve neza nibyo koko Bwana BAMPORIKI Edouard ubu yamaze kugezwa mu igororero rya Nyarugenge mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'urukiko rukuru rwategetse ko agomba gufungwa imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha yarezwe kuvuga ngo
mu kanya gato abantu mu gihe bari bategereje iby'izindi nkuru kuvuga bavuga bati Bamporiki ntabwo yajya gereza ati wenda azajurira umuvugizi wa RIB ati nibyo koko yamaze kugezwa mu igororero rya Nyarugenge wenda abantu bamwe na bamwe mu bihe bitandukanye bakabutera amabuye cyangwa bakagira ukundi kuntu babyumva nyuma y'inkuru nkuru y'ibyabaye ejo ku munsi w'ejo ukurikije n'ibyo wagiye utangaza mu ma interview wenda bamwe ntibabyumve kimwe nawe niki watubwira urumva wenda urabivugagaho abantu bakavuga bati nawe umuvura muvuze bakumva oya hari nabagira ngo hari n'icyo dupfa nigeze kumbaza ati nawe kavuga atari ko uriya muntu hari cyo apfikina hari wabikubajije hari wabimbajije umwana witwa nde ngo bamubwibajije ngo ariko ngo professor apfikina n'Abamporiki kubera ko je nubwo mwitaba muhori je mwitaba muhoriki ni nkunda gukina n'amazina y'abanyarwanda kuko aransetsa umuntu witwa baguhoriki uruhungire he rumazimizi ari ari mazina aransetsa cyane noneho rero abantu bakumva ukuntu ukina mu rwenya bakagira ngo uriya mwana n'imfura yanjye ntacyo ni kimwe ntacyo napfa rero n'abana ni nkamwe mwebwe niyo mwanera n'amabuye cyangwa mukantuka n'abaseka gusa ariko mbonye abana b'abagigano kabareze aba bavuna muheto ukagira ngo nagututse ubazimbaza iki koko ndabasetsa rwose uriya akaba bamuhora iki mwebwe mukaba bamazimbaza iki kuko muravuga abana umubazi ibyo bavuga nibo babwira njye nakubwiye ngo nabaye ahantu henshi cyane nigishe muri kaminuza kugeza ubu 14 maze kwigisha muri kaminuza 14 mu biga bitandukanye mu Rwanda rumwe mu bari mu batangiye kwigisha muri KIST ni nanjye yagiye kwakira uriya mu professor kuko nari megerewe yari bagahanze professor Rwakabamba urumva muri 98 ibutare rumwe mu bari mu bambere batangije kaminuza nyuma ya jenoside muri 95 nakoraga nari konseye muri presidence ya Republika nagiye gutangiza muri 95 abana mwumva ngo ba Dr Kayumba Christophe bafunze mu docteur bari n'abanyeshuri banjye mu itangazamakuru baza kwiga muri kaminuza urumva ya inateke y'ikibungo rumwe mu bari batangije na department yarangwegize urumva gasente iriya ya Irak y'abadivantisite n'uyiyobora ubu ngubu niba atararitaringa Dr Ngabijeja ni mwene Pastor Simbosi twariganaga nagiyeyo rero nigisha bitwaga ba mitari ba ministers bagiye bimutse narabigishije akavamo nkamwigisha akagenda akajya kuri mu budepite yava ku ishuri bakaza nkabigisha ntabwo rero wa mwana we kukubwira ngo ko jewe rero iriya kiste gute ariko kijyana buriya ntabwo kuruta cyane ntabwo kuruta arakuruta yakuruta bwarakurusha uracyari mutoya ariko nawe ni nka 40 ni 40 ndetse n'abapfikira hanyuma ngibyo wera nk'amafaranga amafaranga arakubwira ati nifitiye miliyari ngaseka yabivuga gutyo abana b'abanyamakuru kuko ndi umunyamakuru nigisha itangazamakuru nibyo nakubwiraga ko ari iriya faculty ya journalism nijye wayitangije na professor Nkusi barehemu njya kwigendera so abana b'abanyamakuru baba niyo nkuru y'ejo yapfuye kugiramo dore hariya zone de la presse niho narindi haza abana bitwa Bantere bitwa Bande bitwa Mbwa ndabaza abana benshi b'abanyamakuru bakambwira atanze professor amenye bati irido iraguye rido ni yinuza curtains bati ibintu birarangiye noneho nibitese bashati bamuhora abanyamakuru bafite ukuntu bavuga bavuga ukuntu bati iriyongereye ariko naho koko namuvuzeho kenshi ariko jewe kuvuga ngo aricyo twapfa nagiye iwe mu biro rimwe hari imbere ya Meridier bakinongeramo mushyira ibitabo birarangira ibyo aranansengerera kuko nari mbimuhayemo nka kado abona asa niko gutsindwa kandi ati umusaza mpaye ibitabo bye byose byaramuvunnye realistically aravuga ati dore amafaranga wa professor atese ni nkabingahe byagira ngo byari 3 ni batari 4 kopi imwe y'ibitabo nanditse arafagitira amanga amafaranga ati uze kwimara ngo tutitwa ko tuguze ntabyo rero ni nari gupfa n'uriya musore ikintu gusa nakomeze mvuga ni ibintu bitatu muvugaho
ariko ndamuvuga ngo nuko yitwa BAMPORIKI Ntiyagombgaga cyangwa kuko namenye ko ngwa vaniriya ntiwabyivugiraga kuko namukundiraga ibintu bitatu ni nabyo navugaga atari ukumukunda mu byo ngo ndagukunda nka bya bindi ngo ndagukunda kibere nka we ariko nkavuga ariko umuntu namukunze mu bintu bitatu avuga ibintu bijyanye na miliyari byaraneje byatumye nibaza ibintu byinshi cyane ariko nabwo ariko mbibajwe n'abanyamakuru abanyamakuru bamwe bakangurira ariko professor Wavuze n'ibintu tubivuga barirata cyane n'umwishongozi twebwe twaburaye ngarwo kubwira ngo narya ifiriti n'ibiryo ukabimena ngo ufite amafaranga uriya urabona uyu mugabo ndamutinya bibi kugira ngo atamenya ahubwo ko ugomba no kwerekana kuko urabwira abantu bateragije bose nta na miliyoni 10 bari gushobora muri iyo press conference none se urababwira miliyari uribaza abanyarwanda ntabwo bazi wowe abanyarwanda bavuga ngo urirata urishogora ibintu nk'icyo icyo kikagera uragera kuvuga kugira icyo gitekerezo avuga ku byagira ibyo byo rwose singiye kubabeshya naravuze uyu musore harimo ikibazo gikomeye mu byo avuga kuko baswahili ngo titira mama ni tamu hatakamara ubwa ngo ibere rya nyoko riraryoha niyo ryaba ari iry'imbwakazi ni ukuvuga ngo jya ubitinya bibiliya ikabivuga ukundi kuntu ngo ni mu giswahili bibiliya avuga ngo jya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha ngo ni umwana w'umutabyishi ahubwo bakizemo kamama none ariko ukanareba ukuntu yabivuze gusa avuga ati umugore w'umukobwa yajyanye ku kiyaga amwereka agahagarara yambaye agashati k'umutuku ndamwibuka oya ine BAMPORIKI yambaye agatisheti k'umutuku ayifite iyo ngiye n'agakabutura k'umutuku BAMPORIKI n'agatisheti k'umweru iyo mfite ntabwo ari iyo uravuga atanga inka abidebe abidebe bamuha inka abagira cyakigira cyati iyo kera undi ati umuntu yaguhaga inka undi ati bamwitaga idebe akunama agira atya undi arunama ati ubu ngubu mbaye idebe ryawe abantu batikira ni ikinyarwanda cyahozeho abandi batabaye idebe koko ibyahozeho nibyo ni ikinyarwanda byo ariko hari ibintu reka nuko mwabana mwigine mamuje nyine umuntu atana byiteguye ngo bereke jewe ndi umwana nari mutoya Habyarimana uyu Juvenal aba perezida w'u Rwanda twakoreshaga ijambo ryitwa imifuka y'amaguniya bayitaga generali ariko none wamaze kuba perezida yabaye na generali yumva kwitiranwa n'umufuka atabishaka atari byo baca ijambo generali kumuvuga bati muzarebe irindi zina ntabwo kugira ngo utavuga ngo generali kandi generali Habyarimana amagambo rero agenda ataga igihe hari igihe kigera amagambo bakava mu muryango w'abantu no mu mvugo idebe koko kera bigeze kubaho mu gihe cyaba bivuga ngo aya ni amadebe yanjye ariko rero kandi we ntiyanabibayemo na se ntiyabibayemo na sekuru wenda none rero gusa kubera ko yari afite ubwo buhanzi burya n'umwana w'umuhanzi w'umunyamujyi yazi kuvuga amagambo menshi akamenya no ko nabiri avuga ngo by'indonke ubu si indonke ntibyadufashe twese ariko wakoza ngo indonke bunini biva mu nshinga kuronga ariko umwana w'umusore ukumva aravuga icyo kinyarwanda n'ukuntu asaba imbabazi ukuntu atakamba ukumva azi ikinyarwanda he's an artist n'umuhanzi nabiriya byo kugira gutya nyine umukobwa amugira gutya ati mbaye idebe ryawe wamuca imbere z'uri umukobwa nkuriya ati nguhaye ati ukundama umukobwa aratara akagera cyarabyina cyane kuko yumvise ko nibavuga ati ndaguhamije burya mu kinyarwanda abasore ati ndaguhamiza burya abakobwa nabo ngabariya nibitangaza cyane kuko n'ubwo mwakubwira namwe mujya mwitonda ubu nakubwira akintu ukavuga ngo ukuvuga ngo mu cyongereza tubyita suspense ni ukuvuga ngo niba arakuryoshya ariho urabona ukuntu umanuka
abazi aho agutegeye nyine akomeza kuryoshya gutya nabo kandi burya n'abakobwa baranyurwa n'abakobwa nabo baranyurwa ubundi utangira yikawusha cyane ibyo umushakaho akegera ukagenda ugenda buke buke nawe ubyumva ukavuga turabeshya mu mutwe ubuze aho nimukugeze utwo rero yewe twagiye tuwushimisha ariko abandi nabo hari abajya bashimishwa nuko bagiye mu ngando nk'amwe nigeze kubwira umwana w'umunyamakuru umwe muri abo bigeze kuza kumbaza atese mu ngando wamwumva gute wamubona gute ntabwo wigeze ujya mu ngando nayo najya mu ngando ntabwo najyamo yabamuhora iki namwe ntabwo najyamo abasore nkamwe mwajya kunyigisha nta n'undi wabigigisha muri iki gihugu ntabona afande Kagame Paul n'abandi wenda twabanye b'inkotanyi kera abo ntabwo tujyanemo aho muragiye ubwo se wagigisha icyo ariko uragigisha iby'inkotanyi wowe ubwo se urabigigisha ute wabwira ngo patriotisme watari urabwira iki shaka aho rero nkishongora abantu bakagira ngo nishongora ntabwo nishongora nge icyama cyitwa cyangwa umuryango witwa RPF inkotanyi ndumwe mu batangiranye nawe none se wowe ubigigireho nurangiza uze kubigigisha ubwo se naza ntabwo uzaze gukora iki ntabwo nazamo ibyo birumvikana noneho rero se nkakomeza niganira nguko ariko rimwe akaba nubwo nishyiramo ibintu by'urwenya kuko ubura kwiganirira turi kumva umusanze niryamiye akavura kari kaguye nibereye neza nirebera n'ibyo ko abana bavuga nuko isi izunguruka hari abantu rero abantu baza bakabwira bati dore wabonye kira kigabo kiragutya kubiye ngo ni igitinganye akareba agaseka kuko ntabyo nzi ariko urangigishije nkabireba rero bati dore bati abandi bati dore ngwino kandi akabamwirukanye n'ibyo naho nagiye ni muri urwo rwego nagiye muvugamo kuko bamajije benshi kwese ngo yamuremye ngo byagenze gute kwese gatabazi dore tuyari ariko ntabwo ndaryiwe ntabwo dusangira kumbwira kuri minisitari kayivye ni sawa ni byiza ariko jewe ndagwe inzoga yanjye ndago rya ibijumba byanjye n'ibishyimbo n'iryambere nijya gutarama nta rwasere nta muntu ngira icyo mpfa nawe muri iki gihugu hari n'umuminisita wigeze kuvuga ngo ntibapfuge ese shahura buza barapfuga bajyana he kaboreba ariko itegeko burya aricyo gituma aho bigeza ubwo burya byababwira ngo itegeko rirusha amabuye amategeko arusha amabuye kuremera ubu rero nduhageze hari n'uwambajije bushize atari ko ubushinjacyaha bamusabiye imyaka mbere menya bari bamusabiye imyaka 20 bakamucana na miliyoni 200 abana bakavuga bati abari bakavuga ati ni menshi izo miliyoni 200 ni naho kugeza kuri uyu munota abana nkamwe mwese n'abandi benshi jewe wize amategeko legal communication nize ibijyanye n'uyitumanaho ariko mu by'amategeko communication legal bita legal communication communication juridique ariko ugasanga ntabwo abantu benshi banyumva kugucira imyaka kusabira imyaka 20 bakagucira imyaka 4 abagushinja burya yego nubwo wenda bashobora kuba bakabije cyangwa bashaka kubita agafuni nyine ngo ugendere rimwe ariko uriye nawe bakaguca imyaka 4 ubwo haba hari ukuntu baduhoye cyane haba harimo ukuntu kubijuririra harimo principe ebyiri ubutabona sinzi n'igituma bavoka be batabimubwiraga ibyaha bimwe wiyemereye bitandukanye n'ibyaha uhakana nubwo yego abashinjacyaha n'abagenzacyaha bagenda bakabikurikirana bakabikuhamya ariko bitewe n'ukuntu uvuga n'ukuntu iteye amategeko bakoresheje avuga ntabwo bikunze kubaho kuko ntacyo ubupfa n'abacamanza ku buryo abacamanza bagucira imyaka 4 abashinjacyaha bagucira 20 ukibaza ko bari mu kugira umwere ni kose bakoresha baburanye bamupfikiza hari ibintu nk'ibi bya genocide ibintu byo ibisambo ibintu bya ruswa abantu babikabya hari ibyo bakabya wenda kumva ko hashobora kubaho no kubeshya kubera kwirwanaho ariko ibintu
hariho ibintu uvuga uti nk'ubu nkubwiye ngo muri jenoside umuntu yihisha hariya bishobora kuba atari byo ahubwo gusa utamenya aho yihishe kuko ibyo ngibyo ni ibintu utashobora gupfa kwerekana ariko umuntu akubwiye ati miliyoni 100 undi akakubwira miliyoni 10 ntibishoboka ntabwo umwe yavuga miliyoni 100 undi avuga miliyoni 10 kereka umwe arwaye muri bwo nguwo umwe abarwaye mu mutwe cyangwa batabyanze kabisa ikinyuranyo ntikibaho icyo kiba exactly ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka nko kukubwira ngo bari abantu kuriya ngo n'umuntu ngo wize cyane akakubwira ngo yarangije primary yarangije ijuru rya Musingi undi ngo yarangije Sorbonne mu Faransa ukavuga ngo buriya ngo bose n'abahanga guteze ibyo ntabwo bishoboka hari ibintu ngindi ureba mu gisirikari umwana cano ari kaporari none umuturage yambona leta fande muraho umwana kumva aranezerewe cyane ariko se nafande imbere ye hirya aho hakaza undi sergeant uyu ni wafande reka gahimba kandi akagabo ngo gahimba akandi kataraza ugezagira kuri genero ntabwo se rya fande ibyo birakora afande burya biterwa n'uwo muri kumwe ariko ubundi ibintu nk'ibyo ntabwo bigira niho rero uriya mugabo nagiye muvuga cyane ariko n'uwo wanyuma waje kumaza ati ajurire we amugire inama yo kujurira yaranabimbajije rwose nanicaye hariya arambwira ati wamugire inama yo kujurira ndabwira to be fair ntabwo ari inshuti cyangwa agishije inama yarabibwiye uwo mwana ndamubwira nta nama namugira yo kujurira icya mbere cy'amakosa arayemera y'amafaranga yafashe wabyita intonge wabyita ruswa wakuvuga ngo gufata icy'umuntu cy'undi ni ukuntu bivuga uba ushatse wambwira ngo ngewe ngo uri imfura cyangwa turi intore cyangwa se uri inyangamugayo cyangwa uri umusaza mwiza ari ukuntu bivuga biterwa no kuvuga ariko icyo kintu narabivuze nabwira nti ngewe njye inama ntabwo namubwira ngo najurire kuko nta hantu uko wajurira kose bariya bagabo bagendeye mu bintu bifatika by'amategeko ahaza kwiyongeramo ahubwo amaze kujurira sinzi uwajuriye mbere ariko bambwiye ngo bombi bajuriye icyarimwe umwe arajurira n'undi ujurira ubushinjacyaha bwajuriraga kuko bwavugaga butuye umugabo ibintu twamusabiye imyaka 20 none bamuha ine gusa miliyoni 200 barazihanaruye bazishyize kuri 60 umucamanza bwo ntibureba ibyo uko nibyo ajya abwira abantu bavuga ngo law is about legality not about morality ibintu bijyanye na morality ni kugerageza uko wibaza ngo urapfukama itegeko baravuga ngo itegeko kanaka amategeko abayagiyeho atazi ngo baravuga ngo nikakwaya ngo ni maronga ngo itegeko riba riraho ntabwo riba rizi ngo n'inyuma yahazaza abandi n'imbere hari abandi n'ubu hari abandi ntabwo mutima arimo law is not about morality your moral feelings ntaho bihuriye na legal feeling legal ni legal ni law is about legality very clear very simple principle waba ngo uvi cyangwa waba uva i Burayi waba uva hehe uri hano hari umugabo w'umuprofesa igeze kuza hano w'igisore cyane ndamwibuka akora amanyanga baramufunga none twari ari professor yarizi wowe uri professor uri umuzungu uri umunyamerika uri biki ariko fall down imbere y'itegeko uri kimwe na marongo icyo gihe wowe kimwe n'undi wundi bana forget ibyo byawe kuba professor forget kuko ntabwo biragenda n'abaperezida barabafunga hari ibihugu bimwe hagira uvuga abanyarwanda bagera benshi ngo barabafunga ntawe mbavuze abanyarwanda burya ni n'abantu b'imfura cyane bavuga ibyo bashaka ariko icyo mvuga n'uwo nobody cyane oya buriya mwabana mwe muba muzi n'ubwenge jya nisekereza hari n'abantu bambwira ariko baronga buriya bavugaga iki bavuga igiti cyo ngo wacaga amarenga y'iki wowe ariko ayo marenga ahubwo utekereje n'abaseka kuko bagira ariko yo ni ukuvuga ngo itegeko ni itegeko ntabwo ari moralite ni legalite kuko bariya abantu bamuciriye urubanza bakagera kuri hariya buriya ni ukuvuga ngo bagendeye ku mategeko aya n'aya n'aya wenda ahubwo bagira n'ukuntu bamwumvise
bagerageza kumusaha ibyo bita ari byo bita reko iyo uvuga hari igihe bita ingingo z'inyoroshya cyaha koroshya icyaha urumva icyo bivuga icyo hari cya kindi ariko kurushaho kwisobanura uko bareba mu kuntu wabikozemo uburyo wabikozemo bakavuga bati intention cyangwa icyo wari ufite mu mutwe kugambira no mu mategeko burya nirwa mu cyongereza kwica umuntu hari ibyo bita hari suicide hari ushobora kwica umuntu wabigambiriye cyangwa bakareba batari ko iyi ngiyi yabigambiriye cyangwa se ubona ukuntu ungana umuntu ashobora kuza umwirukanka uturutse ariya mu nzu ukagumaho gatoya nkikutanga nkaba ndagiye da ubwo se ubugisha yego uragisha ariko se ni kimwe n'umugabo wawe dukarugura iriya azanye ubuhiri ndamubwira nti gumaho guma atereka akavurweto agahondagura ntabwo itari urumva fact nimwe napfuye nageneraye none ariko urumva izo conditions ntabwo ari kimwe bagenda bareba ibintu nk'ibyo bamucira imyaka 4 hari n'undi ubu ngubu aburanye nubwo bakoresha itegeko rimwe bavuga bati turongeraho imyaka yindi ibe byibura 8 harimo izo za consideration z'uko babyita zimwe rero hari ubwo zoroshye icyaha hari n'izi isa n'izitsindagira ingingo y'icyaha bakaba babuhanisha kumucira imyaka 5 rero abagaba urumva yarinde mu rubanza rwa supreme rwo hejuru bati ni 5 ikinyuranyo cy'umwaka umwe rugira ngo ni byinshi cyane wetekereza kugira ngo byumve we ntubare 4 cyangwa 5 cyangwa reba ngo tuvuge ngo none arangije igihano none mugenzi wawe mwari kumwe ashigajemo yandi mezi 12 niho hita wumva ko wowe uragiye urasohotse none undi bati wowe mugenzi wawe mwiriranwaga umusizemo mu yindi mezi 12 igihe azahagusangira kuko mbaneba ko mwese muzavamo nawe nicyo musengera ngo azavemo nyine ariko kongeraho uwo mwaka mezi 12 ni menshi ariko nicyo gihano nicyo kijyanye n'urubanza n'itegeko ya rigarite twavugaga abandi batireka buriya nabyo bagabanyije amafaranga abantu nabo ni abantu nyine burya iyo baguha igihano ntabwo ari amafaranga baranakubwira ngo bamuciriye imyaka iyi n'iyi nihaza urumva ko ni nka supreme abantu rero bareba amafaranga ni abakene burya abantu b'abakene baracyari muri ibyo by'amafaranga njye kuri njye bavuga ucyo wamuhanisha cyose none barageza ngo na miliyoni 200 cyangwa miliyoni 100 cyangwa miliyoni 30 kuko bamwe bagakaya muri 60 kugera kuri 30 njye byose ibyitaho cyane kuko burya kera no mu mategeko n'ubu bibaho habaho n'ibyo bitaga le franc symbolique bakora ukazi le franc symbolique abantu bakaguha ibyaha kikaguhama ariko kubera bya bindi nakubwira uko itegeko ribibona n'ukuntu na bya bindi byavugaga na za condition twavugaga attenuante aggravante bakabireba bakavuga bati tumuciye ifaranga rimwe gusa babyita le franc symbolique ubumenya ari 100 hari cyangwa 1000 ariko kera babyitaga le franc symbolique ubwo ni faranga ry'ikimenyetso se yumenye ko uri umunyabyaha aho kugira ngo bakure kugenderaho n'ubundi iryo faranga nta waribura nase muzenge ikibazo mfite cy'amatsiko izo za miliyoni burya mujye muzihorera burya ruwa ngo igihano cy'imyaka 30 wenda tukiri naho ngaho izo miliyoni 30 se nawe yivugiye miliyari umuntu ufite miliyari kumuca miliyoni 30 ariko ibyo ni ngo gushinyagura ntabwo ushaka gushinyagura sinshaka no kwirata kugira umuntu ubyumva nabi usibye ko abyumva nabi se ko mvuga ukuri ari abantu bajya bareba baca ubucamba kigozo ndagenda kuganira n'abana mbere kuri n'abajya babate mu dukurikiye mwese nuko ibintu bimeze buriya rero nuko iki igihano kiyongereye
cyabaye kinini naho iby'amafaranga yaba 30 yaba 30 ni nacyo gituma ntabwo ubu ngubu njya mbwira abantu ariko mujye mwitonda ntukajye wiratana amafaranga cyangwa uvuga ngo uriya muntu aguhemba amafaranga menshi muri iki gihugu cyangwa ahandi hari hose ushobora kuba uhembwa 300 undi agahembwa 500 undi agahembwa miliyoni ugasanga wa wundi wa 300 abaho neza kurusha wa miliyoni yego yego ni biterwa kandi ubu ngubu kuri konti yanjye sinzi niba afite muri amafaranga 10,000 ariko twaho twari turi hariya bamwe ngo professor ngo urumukira cyane dusengerere wow kugendera kuri iryo jambo professor ni izina sawa ariko ntabwo niba uwundi munezero nigira no mu bundi bukire bundi ariko butari ubw'amafaranga ko nicara hanagera hariya dore bari abana bona bose bagera no bari baterura ibishi bati yes muzehe wacu muzehe wacu ntabwo ari wahuti muzehe wacu wamugiye wenda kuko n'ejo mu rukiko twabonye ko abamwunganira bataje mu rukiko ariko wenda hari uzareba nk'iki kiganiro wabagira inama yo ko yajurira none ku myaka 5 actually sinzi niba yanajurira I don't know ngira ngo hari icyo ngo uko metre yabivuze yabisobanuye ubwo yavuganaga na Oswaki mu munyamakuru w'ubugenzi wacu nawe ko wenda mu rubanza habayemo akarengane tukajya mu karengane ashobora nabyo menye sinzi ukuntu ngomba kureba cyangwa nsomye nkareba ariko muri iriya case by the way wenda wo kwirirwa duse n'abavuga ko byanashoboka nta hantu yabicikira kuko urumva bagendera kuri facts the facts bagenderaho burya urubanza rwose rugenda ku bintu bitatu bikomeye munana bimenye n'ababakurikiye baryumva burya icyo tuvuga ngo urubanza n'ubunagiye mu rubanza ujye umenya ko ibintu bitatu ubanze nawe ubwawe utarajyamo uvuga uti muri iyi televiziyo yanyu yitwa iki gakwara JALAS TV JALAS official TV yes bajya babyumva ati twabyumviyeho kuri iriya televiziyo Professor Malonga twibwira ngo tujye twita cyane ku bintu bitatu yego kuko uko abacamanza bitwa nuko ntabwo ari ikibazo kinini cyane kuko nawe n'ubundi mugira icyo bapfa umenye ko niyo umucamanza usanze harimo uwo bagira icyo bapfa burya wari uzi ko ufite n'uburenganzira bwo kumwanga umucamanza yego mujye mubyumva rwose mubimenye abakurikira televiziyo yanyu iyi televiziyo mujya muvuga muti uriya mucamanza yewe ntabwo mushaka kubera impamvu iyi n'iyi ukamwanga ko gucira urubanza birashoboka rero ariko ubundi bagenda ku bintu bitatu aribyo mbwira ikintu cya mbere ugomba kwitegura ni ukwitegura icyo bita facts ni ukuvuga ngo evidence babita evidence cyangwa facts ukavuga uti niki kimenyetso simusiga umuntu wese uwo ari we wese ari bubona akavuga ati iki ngiki ntabwo wagisimbuka cyangwa kiramushinja niba kigushinja iki ngiki ntawe uri bugushinja kuko ni evidence ni fact ibintu bifatika icyo ni cya mbere cya kabiri ni ukuvuga ngo ariko abagushinja cyangwa abatangabuhamya baragushinja ni bande baravuga hari abantu baba ari credible ibyo bita credibility reka nse n'ubishongeraho gatoya uzibye no mu rubanza rukomeye no mu manza zoroshye zo mu giturage cyangwa ahandi hantu zimboreza mu bantu wowe nanjye we wa mwana we ubu baje hano hari abantu benshi cyane muri uyu mujyi no muri iki gihugu no ku isi yose ushobora kubwira abantu batari ko buriya Malonga yarenganyije uriya mwana abantu bakakubwira ati nowe Malonga ntabwo ari abantu kuko you have created uba ufite iyo personality aho turiya musaza buriya baramurenganyije tu hakazamo ya marangamutima yitwa twitaga moralite ariko agasanga afata ingondo ya legalite kandi atari legalite arimo kubera ibyo bintu nkamwe babwiraga abantu bakabaza ngo nuko ari umusaza n'abasaza b'igoryi banabaho cyane nabo bisangari cyane ariko izo za evidence batanga ukavuga ati aba bantu bavuga baryani bantu ki abatangabuhamya bizewe bafite icyizere kuko nk'ubu abanyamuzehe yatanga uko bwakwizerwa kuko si uko ubwanjye bwakwizerwa ntabwo ariko kabisa mu kintu runaka yewe wikuvuga no mu kintu runaka nawe nabamuhora iki umugabo navuze
no kwiganirira kugira abantu bajye banaseka avuze atari ko umuntu ndumva ari imfura atari ko umuntu ubundi ndumva ari imfura nawe ukabivuga n'undi akabivuga n'undi abivuga bavuga ati irivuzwe none se ntabwo uzi mu kinyarwanda ko haba ivuga ngo irivuze umwami se si umuntu ni umuntu ariko utari umuntu hari n'abavuga baranavuga ati umwera uvi bukuru nibyo oya nibyo rwose oya ni ukuganira ariko mukajya mubyumva yuko niba uyanashobuja muri rusange ufite kera ufite umugaragu wawe cyangwa se umuntu w'umukozi wawe babyitaga n'umuhutu w'umuntu nuko byagiye bihinduka usanga ibintu bibayemo stupid feelings abavuga ko umuhutu wanjye yavuze ko niyo reba zirahita gutuma umuhutu wanjye umuhutu wanjye byavuze ndamwizera ntabwo ari nkuriye akaba ari umwizerwa bibaho rwose bakavuga bati imvugo ntabwo yagenze gutya cyangwa gutya ariko bikaba bivugwa ariko undi yabyumva akabyumva ukundi kuntu nta gitangaza kibamo ibyo rero nibyo nakubwiraga noneho hari ku kindi gikomeza ibyo evidence usibye n'izo fact hariyo itegeko the law ni naryo rikomeye cyane ni itegeko riga rihe niba ari ry'ijana 140 kuko mu gitabo cy'amategeko harimo amategeko menshi umwe akaburanisha itegeko nimero tuvuge 5 undi akamubwira ati hoya hari ry'ijana 117 rivuga gutya ngaburiya bagashaka nkiyaza gushaka ahantu hari mu mategeko havuga indonke akajambo kamwe gusa itegeko rero rifite amagambo menshi kareka ko gufa n'ubu ngubu biracyarimo n'ikibazo nubwo byaragiye haravuga ati ariko ntabwo iyo mvugo n'abacamanza bashobora kwikoresha se n'ukurikiye ngo numve ari umucamanza kuvuga ko ati ntabwo twebwe twagendeye ko yabonye indonke ahubwo twagendeye wenda ko yafashe ikintu cy'undi akagira wenda ngufashije ko twe twari turi mu rukiko ngeraga kwaya twari duhari hari aho banabivuze baravuga ati ikigaragara cyo Bamporiki ati hari ubwo akoresha imvugo kugira ngo agerageze guha izindi nyito ibyaha urumva nk'icyo kintu uvuze uti hari aho yanditse ati muri statement yakoze hari aho ngo yavuze ati nakiriye iyeza ndonye none umucamanza akavuga ati aka kantu yavuze ni uburyo bwo kugira ngo tutabona kari ruswa nuko ndonye nibyo wari uri ngo nuko yabivuze uwo ni umuhanga rero uwo ni urumva ko arakubwira nibyo nkubwira nawe urumva ko wari uhibereye natwe turabizi tuba nibyo nigisha nibyo mbamo ni ya bindi bishaka kwiyoroshya kugira ngo utakambe ariko itegeko ugenda urisiga amavuta atariyo kandi rivuga gutya n'ibintu bigaragarira ko bishaka umuhanga burya n'abavoka nagaruka no kuri icyo cyangwa abavoka ngo badahari ari igihe umwavoka kubwira atari ko akabura nakavuga atari ko ahangaha hafi naho ndibunye turi gusaza imigeri ubundi nicyo cyiza cy'abavoka ubundi burareba utari ko avuka kugira ngo akuburanire neza wishe umuntu umubwira ukuntu wamwishe ukumubwira ukuntu ibintu byagenze byose ntumuhishe namba kuko kurusha kumwereka ubundi yagombye kuba ari gucira urubanza aho yatari ko kwibeze bwo bamugeranye ahubwo akajya kuburana akugira umwere wamaze kubona ko ari criminal muginga no mushenzi ya ni shetani ariko ukagenda ukambara noza ugakomeza uharana urwana no gushakisha itegeko rya nyorosha zabikaba ngo tugende nibyo ngibyo so ariko hari igihe wagera akakubwira tuva aya hano urubanza akarwivanamo cyangwa ubundi akareba cyangwa ni professionalism ni nacyo gituma burya utanamurenganya burya abana b'abavoka n'abana beza cyane hari n'igihe havamo aseka kavuga ati ndaruburanya ariko nahimana oya nibyo hari nubwo abantu babonye bamuye gusuhuza abashinjacyaha bakumva ari ibintu bidasanzwe ariko umushinjacyaha muravugana nyuma y'urubanza none se cyane rimwe na rimwe abari mubyara wawe muri musangira mwari muri baro hamwe mwari kera mwariganye ariko mukisekera gusa ibyo ngibyo ntabwo biba biri official ariko hari nubwo avuga ati dohora akabikubwira ati hano rwose umukiriya wanjye mwagerageje mukamudohorera akaganya rwose akagusabira wowe umuzi kuko baba baziragiye umuzi ukaza kumugurita ariko ushambaro suzi ko wowe buriya wigira nshaka iki
ubu se inda umuntu utwite uko ko wavuga ngo nigeze asamba ngo nigeze amenya umugabo kandi indinga nitya aba bose umukobwa utagira udafite udatwite ashobora kukubwira niyo yaba araryamanye n'abagabo 1000 ahubwo ati jewe rwose nta mugabo nzi wamuhakanye utese ariko rimwe gusa yahuye n'umwuka bona bakavuga nabikira Mariya burya niwe bazana mwibazo bakavuga ati oya nta kuntu bishoboka kuko hari ibintu udashobora ku nibya bintu nakubwiraga byitwa facts bizamo gusa wenda sinamenye umugani wawe je nuko nabibonaga ariko niba washaka kumenya ngo jewe mbona byamvuzeho iki kinabo amategeko yarubahirijwe procedures zarubahirijwe niba abagabyo bigereza ngo the poor boy yaramenyere kwibera ari mu nzu ye abubwo abandi bavuga batese ko atagenda ngo ajye mageragere cyangwa ajye iri ya hepfo muri Kigali cyangwa ahandi cyangwa Muhanga ibyo ntabwo cyari ikibazo ariko kumubona yambaye ya myenda aho ngaho abantu bavuga ati buri gitegeko rirusha amabuye kuremera niko abanyarwanda bavuga nuko amategeko arusha amabuye kumuremera ubwo nuko byagenze no kugenda akaba umugabo nk'abandi bose akabyihagarira ukurikije uko wagirirwa n'ubundi mu bihe bitandukanye wavuga ko ari we wikozeho kuko urumva imyaka yiyongereye wowe wavuga ko kuriya kujurira ubikozeho ikinyarwanda rimwe na rimwe nicyo mbanza kugishakira inyorosho yaba yari nk'imibare nari kuvuga ngo yego ariko si imibare kandi ndakuze niba ari n'ihame nabyo navuga ngo yego ari nk'ihame ariko rero ibingibi ni ukuganira kuko mvuze ngo ni uko niko kuvuga ngo awa burya mu kinyarwanda uvuze ngo awa umuntu abona ati ariko awa ubivugiye iki mupfiki njye rero kugira ngo bitagaragara cyangwa katagera n'utekereza ko ari cyo napfaga nawe ndabivuga gusa nka Prof Malonga ubwabyo kuba yarivugiye ati jewe ibi rwose narabikoze akemera icyaha jewe rwose ibyo ni ubugabo ariko niba ari ubugabo ntiyemere rero ko nta kundi n'ibyo nyine tayari ubwo iyo wibye cyangwa wakoze ikintu ukabyemera ni ubugabo ndakwemera ariko ubu umugabo cyane iyo urushijeho kukirengera ni bya bindi wavuze ugitangira wa mwana we uti abo bitagendekeye neza mu gitondo bihangane nyine none se urabigenza uti wabivuze neza utangira ndaseka kuko niba ese uyu mwana avuye ahantu asize se bamumereye nabi ihangane ubuze nawe nuko ubu ushobora no mu mufuka yawe nta n'icumi ririmo ariko wowe uraza kubwira Profesa ngo wenda uti ngusengerere ni byiza ariko akaba ntabwo nakugirira imbaraga zishaho utwo dufaranga twawe niba uyafite ngaho nsengerera ariko niba ntayo ufite wumva itahire nta kibazo genda upfe kunyunyuza utwo ngutwo cyangwa kunyunguta ariko Gagakwaya niba ashaka gusengera rwose nta kibazo asengere mwana wambaye umusirimu bwa kuriya se ugira ngo abafite ariko nibyo nakubwiraga ntabwo navuga ngo awa ariko ahubwo avoka we nuko navugaga aba ari akora akazi ke wamaze kwemera icyaha warebye wasomye dosiye kuko buriya hari ikindi mugomba kumva buriya ubu ngubu muri ibi bihe tugezemo abantu iyo baburana muranahindu n'inyandiko arakubwira ati nzakuregesha ibi n'ibi muricaramo mukaganira tugiye nzaburana ko atari byo kubera iki n'iki nawe ukamubwira uti sha nzagutsinda rwose mutarajya muri rukiko muraburana muri bavoka murahura tisha muraburana ibiki shaka kwa tubenga ko yose kuri umuginga uyu murabona uzarucinda urati we Malonga ahubwo niwe muginga jewe kurutsinda dore uko nzaburana mukaganira rwose babite guhana imyanzuro none mukagagera ku buryo hariya nawe ubwo yarareba ari aho agomba kuba yaravuga ati aha ngaha baranjyanye tu reka mfe gutakamba kuko burya nawe udatakamba ariko yagombye kuvuga ati justice is done
gusa hagasigara ibibazo bye ibye ku giti cye n'umuryango n'abandi b'inshuti ariko ubundi justice is that concluded. Abantu bati uruhare yagize nawe wabivuze uti ngewe ntawaza wenda kunyigisha ibintu nabibayemo ndabizi, n'abandi bati uruhare Bamporiki yagize mu bintu mu bumwe n'ubwiyunge muri gahunda za leta, ntiyakabaye ajya mageragere, bati yashobora guhurira n'abantu ibintu bindi ubyumva utemuze reka nkubwire Gakwaya ni wowe wa mwana witwa nde? JALAS. JALAS ryaraye Jire irasubiza iranasubiza koko reka nanjye nitwe ndasubiza reka nkubwire irasubiye. You see nigeze gukora mu ofisi ya president, office of the president, uzi imyaka hafi 27 imyaka 28 nakoraga hariya mu rugwiro muri ofisi ya president. Nza kugira ikibazo gikomeye, ndaguha urugero kugira ngo urwumve ko ni facts, ni ibintu biba byarabayeho, ntabwo nzi guca iruhande cyangwa mbwira abantu ngo aya marenga. Noneho ahantu hari ahantu habaye jenoside mu Rwanda hose, ariko hari akarere yari commune yitwaga bari giti iriya ndahazi ugiye yitwaga iyo commune kuko yitwaga icyo gihe zagiye zihindura amazina. Umuntu wari burugumestre waho bagomba kumuhemba yuko ngo atisha abatutsi, ngira ngo bamuhaye miliyoni 1 n'iki najya kugira gutya n'ibindi ndabyibuka president ari Bizimungu. None tuganira n'abantu twiganira gutyo kuko nagira nkiri umusore nk'uko kwanyu ashize imyaka 30 ntabwo ari mikeya wari nabaratagaho gatoya kuko je nari mwari mwarongora mbese mw'abasore mwe nawe warongoye gatoya, je nanjye narongoye nk'urutaho gatoya, icyo gihe nararongoye mfite na bana babiri naranigishaga university nize kera cyakora ndi mutoya, nagiye ngira amahirwe ubwo Imana rwose yangiriye neza sinzamureka ntabwo nakaririmbo. Noneho mbwira umugabo ariko tuganira ari imbere ya Meridie, hari ahantu kwitwa Petit Meridie, ariko ngewe mumbaze uyu muntu bamuhembye ngo kuko atisha abantu, muri logic yanjye nkumva sibyo, batari kuki upinga ibintu professor. No, sinumva ukuntu uhemba umuntu ngo kubera ko atishe, kuko kuri njye numvaga bivuga ngo kuba utishe hari wakoze kiza ntacyo yakoze, kuko kwica bwabyo ntabwo ntibyagombye kubaho. None se ubwo igihembo n'ubu ntabwo nabyumva neza, hari ubwo byumva muri siyasa kuvuga ngo niba abantu bose babaye abicanye, abantu bamaze kuba abicanye uyakitandukanya nabo, ubwo yabayemo intwari cyangwa yabayemo umugabo, hari ukuntu yabaye mwiza mu babi, ariko ibyo ntabwo babihemberwa. Njye numvaga ahubwo ayo miliyoni ntabwo twahembwaga icyo gihe, twari inkotanyi nta mushahara nzigo nagaye kabarenga niyo bari kuyaha amaronga abantu bagaseka. You see, jyaho hantu ruyare ndayakeneye kandi uyu muyamuhereye iki kwanza yari mu rugumestre abantu ndiba bagaseka, bamwe baza no kubiganiraho kabisa, ndavuga nti ngewe yari amafaranga yakubye kuba yanjye. None nkaceka kuko niwo Bizimungu yari pastor Bizimungu arahari, bashaka kumubwira rwose ariko ari amafaranga fani yo muyanyihera ko ari umugabo uherutse kujya kuri televiziyo aravuga ngo Perezida Kagame natamurihira ngo miliyoni 30 ngo ibigarasha biramurira, ariko se wowe uramujyari niho kuvuga ngo uri urapima
uragerageza yego uragerageza no kugerageza Satani ngo yigeze kujyana na Yesu bagara nkari aravuga ati niba uri umwana w'Imana koko simbuka abamarayika bawe baragusama ari ukuntu mugerageza abantu ngo ibintu biragoye birandusha hari ibintu nahita numva vuba nanjye rero bavuga nari ku byingibi ndeka nicecekere ariko ntabwo nigeze ahubwo kumva wowe ariko nkageraho kuko ntabwo ndi fighter gusa hari n'ibintu nemera mu buzima ibintu byabaye ndabyorera ariko ntabwo ibyo bivuze ngo ari ibintu bidahemberwa ni wowe ngira ngo icyo washaka kumenya sinzi kugenda mbyumva washaka kumenya my feelings no point of view yego uko abantu kuvuga ngo uwo ari we ibyatuma ajya muri gereza ubwo ndikumva ari hantu urega urabona reka nkubwire de urabona uriya mugabo kuba warigishaga abana mu itorero ntabwo ibyo ngibyo bivuga ngo uri special in a way no ucyambere cyo yari yarize nk'abantu bose abo biganye bamurushaga wenda amanota ko batarira ngo noneho uwo mwanya ngo avuyemo ni muwugere ubundi se yari yagiye mwate kuva iriya kesi yavugwa ntabwo barashyira mu ndimi abantu rero babivuga bakaba batashobora kuba ubundi mwabana mwe nuko muri abana nyine abanyamakuru uwaguhaye ni uguha nigeze no kubwira umwana uriya mugabo nta kintu special nta kintu kidasanzwe aragara ngo si ibicuma bagucaga ahubwo nibanga bakugiriye bizera ko uzihana baba baguhaye jari wiyongereraho ubutamwana agenda umugabo bamuhaye jari yiyongereraho ubutamwana agenda ubundi kuba yari artiste ubuze ama professor araba professor ari nuherutse gupfa ejo bundi ubuzima uko bugenda nshobora kuba ariko ngiye kwa gije professor technically ndavuga technically ko kigewe umwaba professor uyobora amatora agahembwa miliyoni zingahe ukamuha na parado n'abamugendaho ngiye ngaza kwicara hano ngarinda saza ngira imyaka 65 ntabwo ngajya oya ntabwo ngajya nawe ngagiye yagire n'unyumva nabi ngo Malonga yisabiye umwanya wiki wowe ijya urumva Bibiliya iravuga ngo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu yenirira gusa ariko cyo mvuga nuvuga ngo kuba yarakoze ibi nibi yarabaye intore akagora gutyo ahubwo kuba intore ntamenye ko mu butore hari ikizira ugomba kwicungira ko abantu bose bakureba that is why you should have niho yagombye kuba yaragize cyane ntabwo rero ibyo nabimugiriramwe imbabazi ngo yafashije igihugu koko mbivuze gutyo ni nacyo wabazaga nge nakwireba jewe ubuze kukigiye Malonga shahu nguhaye CV yanjye ngakwereka ibyo nakoze ngakwereka abana nigishije ngakwereka ibitabo nanditse muri iki gihugu ngakwereka nigishije kuri radio na televiziyo y'u Rwanda imyaka irenze 10 nigishije ubuntu ndakahenera umugina ndarahiye kugeza kuri uyu munota nta muntu uramana ifaranga na rimwe muri iki gihugu cyose nta wigeze ambwira ati harimo abagabo babiri nigeze mbibwira bari mu mugabo wo mu general twagemuze aravuga ati ari yose cyashe aravuga ati ndagusengereye yaranabigeza aseka cyane twajya museka bareba aravuga ati atari ko bambwiye ko nakabyeri wagahebye noneho ndamusetsa nikundira urwenya ndabwira nturabivuze ahubwo ndagashaka ngira dore hano haragire warahisamo hahuri akora ngari ariko nabwo nigeze mpembwa inatanze ibitabo mu mashuri nkagira yewe nzi ngo ndakora wenda hari ariko ntabwo mba abaswahili babo ngo tenda wema nenda zako usingoje shukrani ngo ujye ukora neza wikomereze wikora utegereje ngo abantu bazaguheba abantu sababa nimubona kubwiraga wiwo yo komine myari tugagita hari ikintu nk'icyo wowe ukora hari muri byumba komine giti nitwaga giti none ngo genocide abantu baho ngaho napfuye erega nuko
muri abana museka ubundi ari n'abantu bajya baseka hari n'ahantu hatabaga abatutsi none se bari kwica mutabona kuba nishe umututsi hano ntabwo bivuga ko ndipfura ntawe wari uhari kandi ntakiri bukwereke ko yaba izindi nkano I have a problem ni byishimo burya mu buzima bw'umuntu mujya mugerageza gucukumbura najya mba mbakunda n'ubu njye ndishimye kuko nibaza ubu iyo mutaza ubona nibereye mu buriri hari ahantu njya gutera urwenya hari hakurya y'umuhanda kubera ko aba bose ubona b'abana b'abakire duturanye ni abasore none rero kugira ngo muzamubwire ngo wabonye nk'inzu iri hano hirya uriya mwana ngo ayibutse mu minsi mike ntabwo ari mike cyane ariko ubu se njye namubyutse imodoka njyewe nikubitira nyine munezero hariya nkaba mfite abana b'abasore nk'abo bati profesa ubu se ko bwije nkabwira ni mu gihugu cy'ibyiza ntibwiba kuko njye ibihe ntibibarwayo nkabona abana barangendaho ubwa mbere hariya hirya bigeze kungendaho nshaka guturumbuka ngo niruke nubwo ni ahandi yajya niruka nk'ibyo byose nakubwiraga hari ubwo ubara ukavuga uti no ahangaha hameze neza amini good hands hari ikigo cy'abasirikare n'aba bana ntawe uri buti nkigendera kumbe n'abasirikare amara nk'iminsi bakambwira ati ese prof wageze mu rugo ejo bundi wari uri hehe nkababwiza ukuri bati cyakora ntuzi kubeshya ni kubera iki ati wageze mu rugo saa yine n'igice wabibwiwe n'ikizo ati twebwe dukora hari ukuntu tureba tukamenya kumbe niba abandi bankurikiraga boys were good bavuga ngo turiya musaza ashobora kwitura hasi cyangwa abantu bakamugira nabi sibye ko nanjye narakomeye hari n'ukuntu abantu bacajisha vuba I'm still a fighter no so ni ukuvuga ngo ibyo kuba ngo yarakoze neza hano na hano na hano niriya ndahiro ubwayo yarahiye ariko gituma njya mbwira abantu kuvuga ngo ntibaramusimbura ziriya minisiteri zigeze ukuntu zagiye zihinduka yagusetse n'abadukurikiye wera bisekera nigeze gutsindira isoko ryo kwigisha igiswahili abayobozi bo muri minisiteri yitwa Ministry of East Africa noneho hajyaho iyo minsi mike hariho umuminisitiri witwaga Kanimba ngira ngo shimbye mubona sinzi aho yagiye hari abantu bava muri politike ukaberwa aho bagiye abantu b'ibihangaje ukumva arazimye ntabwo ari kuzima nk'umuriro wenda yibere nk'ahantu hari n'uwo duherutse guhura ejo bundi mu bukwe bw'umugabo regiteri so harya witwa nde ayaya muvuge cyangwa mwihorere imbere mu gihugu se hari ikibazo yaricaye imbere yanjye nanjye nagiye nyine bamumwanya mwiza hano ariko nibuka ko yari minisita ari n'umugabo ukomeye nawe reka mbyihorere nawe icyo nkubwira gusa ni uko uruti tubwira ukuntu watsindiye isoko maze kuritsindira minisitiri yayoborwaga n'uwitwa Kanimba yari ibya komasi n'ibiki ibirahindutse bakora mu zimwe hariya hafi ya primature harimo minisiteri nk'eshatu zikoreramo harimo foreign affairs hejuru hakabamo na komasi na minicom hakabamo n'iyo East Africa zose zari zivanyemo sinzi ukuntu bihinduka naho nkomoka iriya na byose njye mvuka hitwaga mu Nyantango harahinduka haba komine Bwakira ubwo narayisize mva mu Rwanda ngaretse iba Budaha irongera ubu yitwa Karongi hariho Karongi niyo kure cyane ni hano ku ruzi rwose rwa Nyabarongo umwana wa pasitoro w'ikirinda shaka tandikirije umwana wa pasitoro hariho ikintu amazina ahangaha hariya hakurya hari mu Rwanda hari amaperefegitura 10 tugeze hano bimwe birahinduka ngo Kigali ngari nabyabagaho biriyo ribayongereho uyu mujyi ni ibintu amazina kuyahindura byo ntabwo ari kintu ariko icyo nkubwira ni cya ministeri isoko naritsindiye rawundi barongo hari n'amadushangira hari ariko ngiye gutangira
nsanga igipande kimwe cyagiye muri Ministry ya Foreign Affairs ikindi cyagiye muri Ministry of Commerce abasore baracyari njya kuburana so hombi I had nagomba kubwira abo ministers bombi cyangwa izo ministries zombi kugira ngo bahuze baminuze cyangire bari ahombye da bihomberamo mwene karira n'ubu ndigendera cyakora ibyanjye byo nzi ko Imana nyine ndabwa mwirire n'urubyaro rwanyu ngiye nirebera imbere ku mugani w'abaporoso ni mucyo tureba imbere dutegereze igitondo ngiye nirebera imbere nkategereza igitondo gaserera nijijikira ariko n'ubu iyo dosiye reba hariya urabona icyo ni kimwe reba hariya kiriya hariya bita kwa Rujugiro yego kira kibanza yes baravuze ngo bira bibanza ngo none ngo kugira ngo babihe abantu narasabye ikibanza cyo guturamo n'abandi bantu baravuga ati bibanza tuzatomboza bakoresha amatombora hariya hariya hitwa kuri rishuri yitwa IPRC ndagenda dutombora turi abantu benshi ariko kugira ngo kuko byari bibanza bike cyane utomboye akaba ari ukigwaho ndagitombora nkigwaho rwose ndatombora bundi ni mu buzima ibintu byatombora ntibijya bimpira ariko uwo munsi naratomboye rwose ntombora ikibanza cyane nomero yacu ndacyayifite mbwira n'umugabo wari inyuma yanjye umenya ari inshuti manasi niba nibuka neza kandi kutaryo urumva nawe yari hari ukuntu abakire nyine we abakire muba muganira niyo mutegereje gutombora muba muhagaze nka hano abandi abakire n'umwana aravuga umutima mubirega abakire ngo bakire zabana aya hari baba bagiga byose ni hari abakire b'ibigoryi n'abakire beza byose nabyo ari mukabitineho ariko cyo nkubwira nuko uriya mugabo yitwa Manase menya ari niba nibukane twase duhagarara ari naramubwira rwose ukoraho nakoze ariko nikinira hari ukuntu wundi urwenya n'abandi bamwe kuko baratombora hatomboye bake cyane barabitombora ariko n'ubu ngubu hashize imyaka ingahe hari umwana w'umusore witwaga Jules Ndamage n'umugore witwaga Florence Ndekayiraba none ariko dore ndabona abantu bahubaka ikibanza cyanjye rero cyagiye ariko nzagiye kukiburana ariko nazanye so kuko ndetse ngubwira iyo bahinduye siyasi ihindutse cyangwa bigahindura amazina icyo gihe ubihomberamo yego hari ababihomberamo isa n'isaha nubwo abantu bavuga ngo umwanya wa Bamporiki urahari ushobora no kuvaho burundu niriya minisitiri oya na minisita reka nkubwire wa mwana nibyo nakomezaga nkubwira uri umudamu yiyobora uriya mudamu ni Young Mother icyo gihe yari na permanent secretary muri iyo minisitiri nibyo mbajya mbwira abantu babwira ubundi bintu by'isi ntimukajye mubyitaho cyane ngo bibateshe igihe muhangayike ahubwo mujye mwiga kwakira ibintu wabivuze neza ugitangira ibyo si ntabwo wowe wabyitse ngo n'umweru n'umukara washobora no kuvuga umutuku iyo bigeze ngo muri love affairs by'abana b'abasore ngo biriya babyita ngo kiba munsi wa penda nawo wa penda wakundanye burya ngo bashaka red and black wera babyise black and white burya muri philosophy y'aba convention y'isi black and white ni plus or na negative no kukuvugira mu mucyo iyo mwenda kuvugisha black and white naho red burya bigira ibindi bintu bizanamo n'amaranga mutima nkako kantu ubwo kari akantu ngo kariho karade buriya umukobwa nkuriye dore n'uburiya bari kumwe yakamukundira ngo buriya ngo nawari mu marafu uriya mugabo sha wirwa pagasari buriya wamubwira ngo ni love affair kubera ko ni black and white red and black so ni ari ibintu bimwe biri conventions ariko bitagira real impact iriya rero nta impact bifite kuba nguriya mwanya ntawe bagize uri nta iriya ministeri se y'ubundi yitwaga nguki wajyaho yitwaga ministeri ya y'umure Michael witwa Michael no kuvuga ngo Ministry of Youth and Culture, my culture. My culture. Kumbe, ariko mbere hariya
imbere iriya culture yari muri ministeri ya y'urubyiruko siporo na umuco na siporo. Yego, umuco na siporo. Ubundi yari umuco na siporo. Noneho hakaba n'iya youth kwayo. Yego. Noneho buriya n'iriya youth nuko muri abana mutara nyikora muri leta. Uriya muco wigeze ko muri Ministry of Education. Ibaze. Culture yabaga muri Ministry of Education. Harimo n'umugabo twigana witwa yaragiye yagiye Burayi yitwaga Ndera. Wavugaga igifaransa neza sha. Ndamwibagiwe. Iya benyara yaje kuva aho yajya muri Nesco sinzaro yagiye. Ariko baba badukurikira batangana namwe bari mu biryo bya barabyibuka uwo mugabo nibuka uko yitwa. Ari namagara abantu yitwaga ndamwibagiwe. Ariko culture yari muri Ministeri ya Education. N'iriya Ministeri ya Education nayo ubwayo yarimo Ministeri ngo y'enseignement primaire, enseignement secondaire supérieur. Ubu ngubu hari ikigo cyitwa REB. Yego, ubu niho mvuye. REB ni Rwanda Education Board. Ariko siko byitwa burya. Byitwa Rwanda Basic Education Board. Rwanda basic is what? Itangira ikarangira what is basic, what is not basic. Noneho mbere nayo yitwaga Rwanda Education Board. Ubu ntabwo ariko byitwa. Naho kongera ukagira ibintu rero guhinduka n'ibintu bisanzwe. Na biriya ntibikababwiye ngo yari muri uyu mwanya hari office se yari afite se hari yavanye cyangwa muri ya miliyari se hari ni kukwereka ko ibintu bihinduka. Ntacyo biriya rwose mwana ntibizagutera ikibazo cyakora ahubwo iyo uza kumbwira utariko wansengeye nkajyayo uti ko ndi umusore nabyo byaba ari ikiganiro kiryoshye. Uti Professor kujya usenga bikaba nabyo rero byaba ari ikibazo. Hari umuginga w'umupasitoro nabonye kuri banyohereje abana bati ngo yarahiye ngo mbere ngo umwana yabinyohereje yitwa Pastor Claude. Babinyohereje umwana abinyohereje ntabwo nabyitayeho cyane nari waninaniriwe. Bamuri kingo nakatirwa kajya mageragere ngo ndamuraguri nari kuragura harya bagita ngo ndamusegeye ngo cyangwa ngo ndahita ni amburi imyenda y'umupasitoro ngo noneho ngo njye gucuruza akabari ngo n'amarogi n'amacumbi ngo n'amakina amarogi ntabwo nabyumvise nahise mbisibya numvise ako kantu ndamureba gusa izi fero ako kantu tambitsemo ntabwo yose bisambaniramo yavuze ko azajya ayambura imyenda we yavuze ngo ndakora akabari Pastor Claude mfate n'inzu noneho umukobwa ufite irangamuntu imwemerera kuza bajye baza bakora akazi ngo satanze ubusaba ngo ndabivuze ngo naraguriye niba ari kuragura ngo yarwanuriye ngo nahanaguriye ngo nabaho undi w'umunyamugi yesi nibyo ngubwira nibyo by'abapasitoro b'iki gihe ari ntabwo niba abapasitoro n'ibyo byose biriya ntibikajye bikujya buriya ubwo nawe bwo yari yamubwiye ati naraguriye kanaka none yifanye buriya uriya nawe niba buriya wakora nka investigation agasanga ari n'udufaranga yamuhaye nawe bamufunga buriya nawe ni ya Yesu. Ari buryo bwinshi bwo kubona amafaranga nacyo gituma mugomba kwitonda. Icyakora mwebwe n'abakunda b'abanyamakuru ari n'umunyamakuru wigeze kubwira undi ati jewe numva ariko ibyo menya byarahise isiragoye mwabana. You be careful. Nicyo gituma njya nkaryama hano kubu ni mugenda niyicarira hariya ndabaherekeza nigera hariya hari ahantu niyicarira mpamagara hari umwana w'umunyagikongoro hirya ndabwira ni mwita gikongoro nikagaseka tu ko niko yambwiye wiriya za Nyamagabe ngaho nzanira nuza hano shana yicarira one or two are enough nkajya kwiyigirira rwakorose gusa nuko hari harimo ibipara ariko ubu nta nubwo bigira ntaryame bikagira so ari ibintu bimwe mutagomba no kwibazaho cyane wiriya ministry hagiyemo nde buriya se bariya bahari kugira ngo hari ubundi aricyo abarushaga cyane no nuko gusa twamenyereye ngo yari PS ngo yari deputy minister hari harimo abana bariya bakora akazi neza hariya I know abantu ngaba benshi nk'abariya abana bitwa bande babaye ba ministers nziragira base nk'aba
nkuriya minisita wa justice for example yego yitwa ugira shebuja yego ni umwana mu kijyana ni muto nzise ise yitwaga Aniseti ugira shebuja akaba mwene sehege ubu hari ikigo ubwo se urumva ubone sekuru mvuga uyu mwana nta nubazi na se yamuzi ari mutoya dore se wabo twariganaga ariko se ubwo abana b'iki banoza bose se hari uwo nabonye ejo bundi kijyana mudogo sana hari abo nigishije hari abo natahiye ubukwe bwa base nkanabagirira neza harimo uwitwa Gande wari muri biriya byakombye bene bugingo ariko se arandeba yes zawa kabisha nubwo yibwiriza uriya se ati buriya datarongora rwose ndamuzi bugingo ariko ati professor se mugirire gusengere se kandi ari nk'ubwo duhura gusa nkarebabwira rimwe na rimwe nibizana batangaze abo nkababwira harimo witwa uherutse gupfa dise hambere witwaga Habineza mwene utuma abahutu na nyina ziripa waracyahari ntumi rwose ni mu shahu yangiriye neza cyangwa se nyoko yangiriye neza witatiza umubano mu bantu kwa abantu mu bantu w'abasogokuruza ari data na mama bose barawusanze abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza agatima impembero wibaze nawe bambe umubano mu bantu nicyo aricyo cyambere mujya mugenda ku bantu mu bantu kuko hari abantu yigira gutya kamana atari ko shaho uriya mugabo n'umwarimu wanyu uriya mugabo ni inshuti yanyu ni ibintu nk'ibyo mukajya mugerageza mukaba nimube nta munoza mwene mama yarayiririmbye ati nta munoza ukunda iki buriya ibintu ba nta munoza mujya mwirinda ko ba nta munoza gusa ahasigaye life will continue ubuzima burakomeza yego reka turagushimiye kubw'ikiganiro duhaye kirekire reka dusoreze reka tugire aho duhinira muzehe atuganirije ntawe burajya bavuga ngo abasaza ni nk'inzu y'ibitabo inzu y'ibitabo buriya rero ntabwo wayi akura duhano ku gitabo nyama rero nuko oya nk'icyo kinyarwanda ndaba no ku gitabo urampa igitabo hanyuma rero naraguha igitabo nari ngukunze ariko ako gakuremo kubera ko umunyarwanda aravuga ngo umuntu akama ngaho kagere umuntu akama uwo mugani izo yego komeza gusha sawa kabisa safi kabisa kora hasha nibyo kuko ndamaze abana hakore njya n'abana nkumva bamwe nabaswa rwose bakamubaza ngo yaje muri Miss Rwanda abantu ukamubaza ngo ariko uzi igisheshe urakiza atishwe imbwija urazizi ishwe amasindi ishwe isekuru none se ubwo uyu araba Miss Rwanda gutatazi none ari kukareba ukagira ukamucira umugani hariyo ntababaza bahe nk'urugero humura ntimuyisubize iyo ngiye uko umugabo aguye uramenye ntuwusubize niba unana bose utaze uratse gatoya utaze kimuhatse wicecekere none ariko iyo ngiye ukaba wayigera ariko ubundi nk'umugani nk'uwo urumva umuntu akama izaragiye ni ibintu byumvikana njye rero ntankagira ubuzira kamwe ngo zigira amahene ngo akatunga umubiri intungamubiri ibyo namwe mwebwe ubwo murabizi ariko buriya basogokuru ntibari kubyemera naho jyewe izo nkamiye rero izo ndagiye dore ngize yego nicyo gitabo wavugaga none se gakwa iyo ndagiye ko ari cyo gitabo n'iyi ngiyi ninyiguha shaho ndararira icyo shaka kiragura ngahe ahubwo uvuze neza biterwa n'icyo ushaka reka irangiriza igitabo intuza wari urangije noneho iby'igitabo nanjye nige gucuruza reka dushimire mwarimu Profesa Malonga wayemerewe kutuganiriza uyu munsi ngira ngo ni byinshi cyane twaganiriye biba ngombwa ko noneho agenda duha n'ingero z'ibintu binini bari uburyo kugira ngo tubashe kumva ibintu neza turagushimiye urakoze cyane nawe mujye muza karibuni sana urakoze cyane yaba ari njye nagombaga guhemba njye nabahemba hari umwana yambwiye ngo ibiganiro byanyu babikurikiye ngo hari ukuntu mugeraho namwe mukabona ngo bakabasengerera nabimenye ejo bundi bajyaga baza hano nkagira ngo abana nkagira ngo ni ukunkunda
ndakubwiza ukuri ndakurahiye ndakubwiza ukuri nabimenyeje ubundi ko ngo harukunda hari ahantu nari ngiye no kwirata nk'ako abanyamakuru ko basigaye bankunda cyane nkagira ngo nuko bandoye kuko ndi muri bode y'abanyamakuru nkagira ngo ni popira burya abanyamakuru iyo wagiye kera nkanjye ku mugani urumva nabo bose nigishije gusa muhahe murongo kandi n'abantu bagiye bajyeho badusure